izina ry'Imana Data n'Umwana imbabazi amahoro n'imigisha bibe kuri mwe mwese, kandi nifurije buri wese uri kumwe natwe udukurikira ukora subscribe, ukora like, ukurikira ibiganiro, ubisharinga. Turagushimiye kandi tugusabira umugisha ku Mana. Imana ikomeze nayo kwagure mu byiza kandi gutera inkunga, kugira urukundo, gushyira hamwe no gukomeza kumvikana ni bimwe mu bintu bituma nibura twumva tubaye ubuzima bunejeje kandi twumva turanezerewe. Ikintu nshaka kuvugaho uyu munsi ntabwo ari ikintu gikomeye cyane, ariko dukwiye guha agaciro. Ni ukutumva ibintu kimwe, ni ukutumvikana cyangwa kutagira incyuro hagati y'abantu baziranye cyangwa by'umwihariko abantu babana. Rero utwo tuntu tubiri cyangwa dutatu nitwo turi burebeho. Hari guhimana, kutumva ibintu kimwe cyangwa kutagirirana incyuro. Ibyo bigatuma umuntu atagira inzika. Ese ibyo bintu mu rugo yabibamo gute? Yabana n'umuntu ate ibyo bintu kugira ngo nibura abeho ubuzima bunejeje ameze neza? Icya mbere turi burebe ni ukutumva ibintu kimwe, kugira ngo nibura ibyo bindi bisigaye bibiri biza kuza haruguru uko bigenda biza bihera ku kutumva ibintu kimwe. Icya mbere ni uko tubanza twemeranywe yuko umugore n'umugabo iyo bafashe icyemezo cyo kubana, ni uko hari ibyo baba babona bahuje. Iyo rero batabihuje ngo babihurizeho, habamo kutumva ibintu kimwe. Ese byabaye ngombwa ko we n'umugabo mutumva ibintu kimwe, mubigenza muti? Birashoboka ko umugabo yazana igitekerezo, we mugore ukumva ntago ugishaka, nta n'ubwo ugikeneye, kandi n'umugabo yakumva igitekerezo cy'umugore nawe akumva ntago agishaka, yewe nta n'ubwo agikeneye. Ese iyo bigenze gutyo, madamu mwiza, mugore mwiza, ubigenza ute? Ese mugabo mwiza nyakubahwa, we ubitwara ute? wowe ubigenza ute? Ikiri aho kimwe cyo gihari ni uko nagira inama umugabo, mbere yo kuzana umushinga cyangwa kuzana igitekerezo, nabanza arebe ku mubano yarafitanye n'uwo bashakanye mbere y'uko yamuha igitekerezo. Kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aho igitekerezo uwo babana ugasanga abaye nk'umuremereye, kuko hari ibindi babanagamo bitagenze neza, kuko ataramubaniye neza, atari yamubereye umugabo mwiza. Ikindi ni uko nyuma y'uko umaze gukemura ibyo bibazo, wihita uzana igitekerezo bitagaragara nk'aho ari ikiguzi cyangwa ari nka trick wakoreshaga, cyangwa ari nk'ukumushuka sinzi ukuntu mu kinyarwanda cyiza nabivuga, cyangwa nk'uduhenda abana, niko biri byo bumvikane neza, nk'uduhenda abana two kugira ngo ubanze ukemure ikibazo cyangwa worose ku kibazo mwari mufitanye, direct uhita umuha proposal ya cya kintu washakaga guhita umubwira. Iyo rimwe na rimwe abitekerezanyije n'umujinya, rimwe akanumva ibyo bintu mubwiye ntibyumvikana, ahita akubitiraho kuko mwari mubanye, agahita avuga ngo ese wagira ngo kumbi no kugira ngo nsabe imbabazi ntizari imbabazi, ahubwo washakaga kunkoresha, washakaga kumva ahubwo akamvamo. Intambara ikongera igakomeza. Mubanza mukemure umubano mubi wari uhari, ubuzima bukomeze, mubane neza mwumvikana, then nibimara gusibama wongere unamwibutse yuko umwaka imbabazi bitazasubira, kandi nawe uzisabe ukomeje, ukomeje, kuko iyo uhora usubiramo ibintu wa muntu agera akagufata atyo, akumva kuri wa muntu nyine uri ntashoboka, nuko wabaye. Ikindi gihari ni uko iyo wa mushinga umuhaye, ushobora kuwumuha atari itegeko. Banza wumve ko uwo muntu mubana ni umuntu mukuru, ni umuntu utagomba guha amategeko nk'umwana cyangwa umuntu wishyura. Ni umuntu mwafatanyije urugo, ni umuntu mwumvikanye ku bana, ni umuntu wakuye mu mishinga ye yari afite umuzana mu mushinga w'urugo, ni umuntu mwumvikanye. Rero kugira ngo mufate umunsi wo kubaniraho mwarabyumvikanye, ntiwamushutse cyangwa ntiyagushutse, niba byaranabatunguye ariko mwabihuriyeho, munahuriza ku kintu kimwe cy'uko mwiyemeranyijwe ku bana, uyu munsi rero wimutunguza umushinga. Ese biba ngombwa ko mutunguye ntawumve, ntawushyigikire, urabigenza ute? Uramuha akanya ubanze wumve uko nawe utekereza, kuko ujya gutekereza wabanje wawigaho. Muha umwanya, wikumva yuko uwo mwanya wamubwiye ahita wemera, kuko ashobora kuwanga uyu munsi cyangwa kuba arimo awushidikanyaho, wenda ejo akumva ko
bishoboka bijyanye n'uko ukomeje kumubanira n'impinduka ukomeje kumugaragariza. Ikindi cya kabiri, ku mugore ashobora nawe kukuzanira umushinga, rimwe na rimwe abagabo bagira akantu ko kwihagararaho bakumva ko ari agasuzuguro. Uwo mugore mubana azi ubwenge, uwo mugore mubana afite ibitekerezo, uwo mugore mubana afite imishinga myinshi cyane, rimwe na rimwe inaruta iyawe, ariko ikibazo wamwimye umwanya, wamwimye agaciro, wanze kumwumva. Mutega amatwi, kuko iyo rimwe na rimwe ugize ibihombo mu mishinga wazanye nawe imugeraho. Rero mwumve, nibura umushyigikire basi bwa rimwe, urebe igitekerezo cye ko kitabyara inyungu rimwe na rimwe no kurenga bimwe byawe. Ikindi cya kabiri ni uko uwo mugore urimo wanga kumvira ibitekerezo, ukaba ushaka we kujya umuha ibitekerezo byawe akabishyira mu bikorwa, urabizi neza ko ibyawe wenyine ubikoze bikanga, nta wundi muntu uzakumva, nta wundi muntu uzaguhumuriza, nta wundi muntu uzakubwira ngo turi kumwe, twari turi kumwe kandi nzanaguhora hafi. Ni uwo mudamu wawe, ni uwo mama w'abana bawe, ni uwo mugore wawe, ni uwo musheri wawe, muri kumwe mubana mu nzu mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Bariya abandi muhurira muri business b'abapatina bawe bashobora guhombya cyangwa bakakugira uburyo mudahuza, bagakora n'imigabane yabo muri ya business cyangwa muri wa mushinga, then ugahomba kandi ugataha ruririra rusanga. Rero muri kumurinda igihombo cya mbere, tuma uwo mushinga ugiyemo awumva, muwumvikaneho, agushyigikire. Aho bizanga uzaza mu byuki noneho byanze, kuko iyo byanze wari waramwiriyeho, waranze kumwumva, biragorana, nibwo uba ukomeza kumushima mu bikomere byo gusuzugurwa kandi atabyishimiye. Ikindi ni uko umugore ashobora kukubwira umushinga ukawanga. Ese we mugabo wawanga mu buhe buryo? Banza umwereke ko umushinga we ni mwiza, ubanze unamwumve, unagerageze kumusobanurira, mubanze mwicare mubyigeho, murebe ko uwo mushinga kuko atari ukwiye kubanza, uwo mushinga atari ukwiye kugira gute, ariko umwereke ko umushyigikiye atari ukumuryarya, umwereke imbogamizi ziri. Birashoboka ko ashobora kuguha igitekerezo ukumva ntigikunze, ntikinashoboka, ariko mutega amatwi, umuhe ingingo zimwemeza ko uwo mushinga yawusubitse, cyangwa yabanza akawusesengura neza, akawunonosora, mukawunoza, mukawigira hamwe, umushinga ugatungana. Rero icyo ni kimwe mu bigize ubwumvikane buba hagati y'abashakanye, kugira ngo nibura ibintu bigende neza. Ubwo turarebera hamwe mu mishinga igenda isa nk'ihuza ingo cyangwa abakundana, kugira ngo nibura bagerageze kumva ibintu kimwe. Ibindi bigiye bitandukanye byo tuzagenda tubivugaho gake gake, byose tuzasobanukirwa, tuzagenda twungurana ibitekerezo. Ikindi cya kabiri, ni mubanze munashyire hamwe, munarebe ese uyu mushinga tugiye gukora n'indi mishinga twari dufite, n'abana dufite cyangwa n'umuryango dufite, n'ibyo dushaka kugeraho ahazaza. Uyu mushinga uraduca intege, uradushyigikira, nta biri bwangirike, nta biri budindire, ntabyo turi bubangamire. Ese turi tayari ko tutazagera hagati tugacika intege? Ese turi tayari ko nitugera imbere bikarangira bidupfanye nta handi tuzatakarira? Ese hari ahandi tuzakura kugira ngo nibura igitekerezo cyacu cye kutubera igihombo? Ibyo byose nibyo mubanza mugashyira hamwe, mukabanza mukareba nimba koko nta kiri bwangirike, ubundi umushinga mukawujyanamo mwembi. Ikindi cya kabiri nsa nkaho nahita nsimbukiraho, ni ukugirana inama. Mu kugirana inama bituma umushinga ugenda neza, mbere y'uko ubumva y'uko uwo muntu ukwiye kuzana igitekerezo ukakimuha. Banza umugisha inama, ese twakora iki, ese twara gute, ko hari aho mbona turi gukura ibi, ese ko hari aho mbona turi gusagura utu, ese ko hari aho mbona bimeze gutya. Mbere yo kugira ngo mutangire umushinga, inama mwari mufite n'ishyira hamwe umushinga, bigatuma mugira kumvikana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kibamo guhimana. Ese ni iki gitera guhimana hagati y'abashakanye? Icya mbere nyamukuru ni ukutagira ibiganiro hagati yanyu. Kutagira ibiganiro hagati yanyu, uraza urintara, urazana umushinga, natawumva ureke, icyo uzi cyo n'ukuri buwukore. Ibyo rero bituma guhima hamwe, nimba ari urugero wenda nimba ari imboga wateye, araguhima ntazivomere, kandi nimugoroba ntubu hari nibwo zikenera kuvomerwa.
gukererwa, urataha wakererewe urimo uzivomera cyangwa n'amazi yanabuze ntawe yaguteguriye. Niba ukeneye kuzufira cyangwa kuzikuramo ibyatsi birimo, hari abantu batumva icyo kinyarwanda wenda kirakomeyemo ukuntu, azakureka ubyikorere kuko ntabwo muri kumvikana mubayeho ku gahimano. Ikindi cya kabiri, umufata nk'umuntu udafite agaciro kuri wowe, imishinga yawe yose urayimurutisha, nawe azaguhima akwereke ko ibyo wahaye agaciro ari ibyo bindi, aguhime. Rero kuguhimana gutuma iterambere ryanyu ridindira cyane, roho n'ibyishimo byanyu bigasigara inyuma, imibiri yanyu ikahangirikira. Rimwe na rimwe wataha mahese ko abandi ko ntamurwa abandi, mahese amagambo acana intege, amagambo mabi, amagambo asesereza, kandi uriya muntu uri gusesereza yaguhungiyeho atari uko abuze ahandi ajya, yakujeho ari uko yumva ari we bwugamo bwe, ari we buhungiro abonye, ari we byishimo agiye kugira, ari we hazaza hanejeje. Yahuye na byinshi byamubabajeho mbere, bimwe na bimwe urabizi, ibindi ntabwo ubizi. Wibigarukaho, ahubwo gerageza ubisibe, atari ukubyorosa, ahubwo ari ukugira ngo nibura umwomore, abe umuntu muzima, abe umuntu ukomeye kandi ukunzwe. Ikindi cya kabiri ni uko uwo muntu nukomeza kumuhima, nukomeza kutamwumva, azagira aho aturika abe nk'ikihebe, kugeza ku rwego rw'uko azagusuzugura abona yuko ntacyo umumariye, ntacyo afite, ntacyo uri imbere ye. Rero guhimana rimwe na rimwe ntacyo bibyara, usibye ko bibyara amakimbirane, bikabyara intambara, bikabyara kudashyira hamwe, bigatera ubukene, bigatera ibihombo byinshi bitandukanye. Kandi mwubatse mushaka iterambere ntimuryirengagize, mwubatse mushingiye ku rukundo ntimukarwirengagize, mwubatse mubyumvikanye he. Rero nimutera intambwe yo kumvikana no kubisigaye, guhimana muzabitsinda, kandi ntacyo bigeza ku bantu babigira, ntacyo bigeza ku bantu babikora, kuko guhimana ni imwe navuga ngo ni nka virusi cyangwa ni ingeso mbi iba hagati y'umuntu n'undi, idindiza iterambere rye rimwe no mu bitekerezo, nawe ubwe akabaho yumva ntacyo abereyeho, akabaho yumva ntacyo akorera, kuko ntajya ashimwa, ntajya agaragarizwa ko hari ibyo yakoze. Niyo agiye kugirwa inama mu byangiritse, abwirwa nabi, bamwuka inabi, ahora yumva yuko nyine aho atari ahantu hagakwiye kuba, ari ahantu yaribeshye, ahantu ari uwo bari kumwe se bagakwiye kuba bari kumwe, yakabaye ari kumwe n'abandi bantu. Rero murinde gutekereza utyo, murinde gutekereza atyo, murinde gutekereza nabi, nibura yaguke abe umuntu mwiza. Kuko rimwe na rimwe guhimana nibwo hatangira kuzamo incyuro, n'ubundi nakabiketse, mahese ubundi mba mbona ntazi, ntabwo ibyo bintu ari byiza. Rimwe na rimwe hari igihe ukora akantu keza, agatuma aho kugira ngo atumure bavuga ati wawu, bahita bavuga ubuse ni wowe da, ese nawe wabikora. Ayo magambo asesereza nta mumaro wayo, ntacyo amaze. Niba hari n'umuntu mwabanye nabi, niba hari n'umuntu mwagize ibyo muganira ntimubyumvikaneho kimwe, ntimubyumve kimwe, uwo muntu uzamwegera umusabe imbabazi, uzamubohore, cyangwa nawe uzabohoke, wumve yuko utuje, wumve ko umeze neza. Kuko incyuro rimwe na rimwe ni imvugo mbi, kandi bajyaga bavuga kera, sinzi niba n'ubu mukibikoresha, ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ni ukuri ijambo ryiza byo n'uyu munsi ku bantu bose babyemera ni mugenzi w'Imana. Iyo ubwiye umuntu neza uba umubereye umugisha, iyo ubwiye umuntu neza uba umubereye ahantu yumva akwiye kuba ari, umuntu akwiye kumva yakabaye abana nawe, umuntu yumva atigeze akora ikosa ryo kuba kubaniye neza, ukumva uratuje, ukumva uranyuzwe rwose, aho uri ni iwawe, ni wowe uri kumwe n'uwawe rwose, ukamererwa neza. Ikindi, kubwira umuntu neza bituma n'iyo hari ibyo wakoshejeho, ukubabarira ntabwo bisaba yuko ujya kumwe kubita imbere, akubabarira ugikubita, kuko azi yuko hari akantu keza gukuraho, ntabwo aba yumva akeneye gutinda ku kibi cyawe. Ako kantu kabi kaba kabasobye kakinjiramo, ntabwo aba yumva ko hari akantu kagiye kwangiza umubano wanyu,
ahubwo aba yumva ari akantu kagakwiye kuba kadahari, kagakwiye kuba katari kubabangamira, kakabaye kuba ari akantu nyine kari aho by'akanya gato, ubuzima bwanyu ntibwangirike, ubuzima bwanyu bugatera imbere ku rwego rw'uko atifuza kuba yaguhomba. Rero twige kugira imvugo nziza, twige kuvuga neza amagambo arimo icyubahiro, amagambo arimo urukundo, amagambo y'ingeso nziza. Tureke kugira imico mibi, imwe bavuga kera ngo ni iy'abashumba, ariko simanye ko abashumba batabarenganyaga, ahubwo ubanza barabuze ikindi kintu babyitirira. Ariko buri muntu wese yagira imvugo nziza, akabanira neza mugenzi we kandi akamuha agaciro. Ni ikiremwa gikomeye, ni ikiremwa nacyo gikwiye umunezero, kandi umunezero urimo umuhombya, nawe hari andi mahoro ubura mu mutima wawe, ko hari umuntu uba wabwiye nabi, ko hari umuntu uba wahemukiye. Kuko umunsi wa none ushobora kuba ibintu birimo bigorana, birimo bikunda, birimo akavuyo n'akajagari kenshi, ariko nushyira hamwe n'uwo mufatanyije, nushyira hamwe n'uwo muri kumwe, nushyira hamwe no mufite icyerekezo kimwe, bizagenda neza. Ibitagenze neza mu byakire kimwe, mwinjoyinga ibyakunze, ubundi ubuzima bubanezeze, bumve ko utuje rwose uri ahantu ukwiye kuba uri, nta kabuza uri mu bihe byawe byiza. Rero ku mugore n'umugabo niba nkunda kwibandaho cyane, ntuzumve ko uwo mugore atari uwawe. Niba wumva neza rero ko umugore atari uwawe, uribeshya ubwawe. Banza urebe ko atari ibindi bintu bigushuka biri kukoshya, kandi ibyo urimo ubona ko uwo mugore wazabibona no ku wundi. Rero nimba ubona waribeshye, wibangamira umuntu w'imubabaza, mugaragariza ikibazo ufite mbere y'uko umwanduranya utangiye umubwira amagambo mabi. Nawe mugore nibona umugabo hari akubangamira, mbere y'uko uzagera ku rwego rw'uko uzajya wirirwana umutima wijimye, ukirirwa umucyurira, ukirirwa umubwira, yataha kumva ntakwiye kuzaho, ukumva ni inyamaswa igiye kuza, banza wicarane nawe, umuhe icyubahiro umugomba, umusabe ibyo ukwiye kumusaba, umuhe ibyo umugomba abibone. Rero ni ukuri muzirikane ko urukundo nicyo kintu cya mbere. Iterambere ryose mwaharanira mudafite urukundo no kubahana ntacyo biba bimaze. Ubuzima burimo umunezero nta kiba kibuze, ibyo byose bindi aba ari inyongera, mu buzima. Muba mukeneye kubahwa, muba mukeneye icyubahiro, muba mukeneye urukundo, muba mukeneye guteteshwa, ari nabyo abazabakomokaho bazagenda nabo bishimira, bakumva ko papa na mama bameze neza, abana nabo bamerana neza. Ariko niyo mutameranye neza, rimwe na rimwe no mu bana hazamo umwiryane, abaturanyi bahora babaryanira inzara. Kandi nyaboneka urwo rugo rwanyu muharanire, wowe nawe ibitaragenze ahashize mwicare mubiganireho, nibura mugerageze muvuge muti tugomba kuba urugo ntangarugero, urukundo rwa mbere mw'aka gace dutuyemo. Nibura abatubona ntibazatubona uko batubonaga nabi, abatubonaga neza bakomeze batubone neza. Mwige gukemura ibibazo byanyu, mwige kumvikana, mwige gushyira hamwe, nibwo ibintu byose mwifuza bizagenda bigenda neza. Rero hari imvugo nyinshi mbi abantu bagenda bakoresha ntari bugarukeho. Wa mugani hari igihe ugaruka no ku kintu kibi, ahubwo ukakigisha utari ukizi, cyangwa yazakibwira ugahita avuga ngo bari barabimbwiye. Ibyo bintu ni bibi cyane. Ntabwo ndi gutanga urugero urwo ari rwo rwose, ariko ubwumvikane bukwiye kubananga kandi mukamererwa neza. Rero ndabashuhuje, nagira ngo ndamutseho, babwire ko ndi inshuti y'ubuzima, mugenzi wanyu, ndi umuvandimwe mu rukundo. Tuzagenda turebera hamwe ibintu byinshi bitandukanye hano kuri Huguka Online TV. Mbasaba gukora subscribe, mugasharinga ikiganiro kugira ngo nibura kigire umumaro. Kandi hari ikintu ushaka ko tuganiraho, nyandikira komanteri ziba ari nke cyane, niyo zaba nyinshi uko zaba kose nzagerageza nzisubiremo, nzisome, ndebe ikintu wambwiyeho. Mu minsi mike nzabaha ubundi buryo mwambonamo, ariko ukeneye kunyandikira mu buryo bw'umwihariko wenda bitari bubonwe n'abantu, washaka health consultant kuri Instagram cyangwa Amza Clement kuri Instagram,
ukanshakisha, ukanyandikira, wambonaho nta kibazo, ukanyandikira ukambwira uko byifashe. Rero ndabashimiye kandi ndabakunda, Imana ibatera inkunga, ndabashyigikiye kandi namwe mushyigikirwe n'ubushobozi bwa Nyagasani. Amahoro n'imigisha bibe mu rugo rwanyu, urukundo ruganze kandi mugire ishya n'ihirwe. Iterambere ndabifurije kandi mukomeze kugubwa neza aho bitameze neza, aho ubuzima bugoye. Niyo si dutuye, tujye twibuka kuzamura ibiganza tubiharire Uwiteka, byose azabikemura, kuko kwihangana biruta byose kandi bitera kunesha. Amahoro n'imigisha by'Imana ndabifurije, ndabishimira kandi namwe mushyigikire. Murakoze cyane. Okay, bye. Imana ibiteho kandi bari